Sano aryamye kwa muganga, ibyuma bimusuzuma uko imitima itera. Byose byagaragazaga ko Sano n'umwana we ari bazima nta kibazo bafite. Ariko nta kanya k'ubusa katambutse Sano atavuga izina rya Muhoza mu kanwa ke. Abaganga bihutiye guhamagara umugabo wa Muhoza ari gutoza akazi yagatanya umukoresha we. Si we wabonye amano ye n'ibitsi bye bigeze aho kwa muganga. Yasandazaga buri kintu cyose yahuraga nacyo. Nta muntu n'umwe wari kumwitambika, ariko imbaraga zose yakoresheje kugira ngo agere kwa muganga zabaye iz'ubusa, kuko nawe ntiyabashije gusobanukirwa iby'ubwo burwayi bw'umugore we. Izina Muhoza ryabaye isereri mu mutwe wa Mugisha. Ubwo abaganga bari bateranye bari kwibaza icyo gukora, niko bakiriye amakuru ko Muhoza yageze aho ngaho nawe ari gushakisha Sano. Umuganga wakiriye Rwema muri icyo gitondo nawe yibutse ko Rwema yageze aho ngaho ashaka nimero za Muhoza. Bibazaga aho biri guhurira bose bagashoberwa. Nta muntu n'umwe muri bo wari ufite igisubizo. Bashakishije nimero za Rwema barazibona, bamusaba kuza aho kwa muganga. Ikindi ntiyari kuza wenyine, yagombaga kuzana n'umugore we. Rwema yahoraga atinya ko hari ikintu kibi gishobora kuba ku mwana. Yubahaga icyo abaganga bavugaga. Rwema yabikoze nk'umurabyo. Bakihagera, Mugisha yitegereje Muhoza nta kubaza amakuru. Ubwo aba aramusimbukiye yamufashe mu ijosi. Rwema arwana ku mugore we. Mugisha yavugiraga hejuru abaza Muhoza icyo yakoze umugore we ku buryo ageraho gutakaza ubwenge. Ibyo byose byarimo bibera hanze y'icyumba Sano yari arwariyemo. Mugisha yari yabaye nk'umusazi. Yari ameze nk'umuntu uri kubona ubuzima bw'umugore we ndetse n'umwana we buri kumucika, kandi nyirabayazana ari Muhoza. Mugisha bamushyize ku ruhande bamusaba gutuza. Rwema yari ahagaze areba Muhoza amubaza niba ari amahoro. Muganga yafashe Muhoza akaboko, ubundi bombi binjira muri icyo cyumba. Rwema na Mugisha bagiye kwinjira barababuza. Ubwo Muhoza yasatiraga Sano. Sano yatangiye gutuza, uwari wacitse intege yahondobireye. Yatuye agatege ahagurukanye urukumbuzi rutagira uko rungana. Yarambuye amaboko asanga Muhoza nawe yari amutegereje ngo baramukanye. Bamaranye urukumbuzi. Umuganga we yarimo areba yibaza ibyo ari byo. Ubwo iyo nkuru nayo niko yari iri gukwira mu bitaro. Abahwihwisa bavugaga ko Muhoza na Sano bashobora kuba bari bamwe bakundana bahuje ibitsina. Ubwo bahobiranaga bombi bikije imitima. Ubundi Muhoza afata akaboko ka Sano amufasha kwicara. Amureba mu maso, amurebana ubwuzu bwinshi, aramubwira ati umbabarire natinze. Sano yarebye Muhoza amukora mu kiganza aramwenyura ati nanjye nari ngukumbuye. Umuganga yabaye nk'uri kurota, kuko nibwo bwa mbere yari abonye abagore babiri barebana indoro nk'iyo barebana bagasangira amagambo nk'ayo ngayo. Agatoki ku kandi Muhoza na Sano basohotse mu bitaro, abandi bari kubareba bibaza ibyo ari byo. Mugisha na Rwema nabo baratunguwe. Umujinya Rwema yari afitiye Mugisha watangiye kuyongera mu ngendo z'abo bagore babo. Rwema na Mugisha bagerageje guhamagara abagore babo, ariko babanyuraho nk'aho batabazi. Bari bameze nk'abari kuyoborwa n'urumuri, batera intambwe nabo ubwabo batari kumenya ibyo barimo. Gusa intoki zabo ntizigeze zirekurana habe n'igice cy'igihe. Bombi bagiye kwicara ku ntebe yo kwa muganga bitaruye abandi bantu bose. Rwema na Mugisha bari kugerageza gushaka ubusobanuro bw'ibiri kuba ku bagore babo. Bateye intambwe buke buke bacecetse bategereje igihe ngo kibasobanurire. Bagerageje gutega amatwi umuyaga, ariko biranga bibi by'ubusa. Bahanze amaso aho abagore babo bicaye, nuko batetizwa no kubegera. Nubwo bari buzuye ibibazo byinshi, batekerezaga ko barahabwa ibisubizo n'abagore babo, ariko ntibabashije kubegera ngo bababaze, ahubwo babarebeye kure nk'uko abandi bantu nabo bari barimo babareba. Udupfunsi twa hato na hato, impumuro y'urukundo, akana ko mu jisho nibyo byari biri ku ntebe z'abo bagore bombi bari bicayeho. Sano yitegereje Muhoza mu maso aramubaza ati ibi ni ibiki biri kutubaho? Muhoza aramureba ati sinzi. Haciyemo umwanya bombi batavuga, gusa amarangamutima yabo yarimo aganira. Nuko Sano araterura ati ndi kumva naguma iruhande rwawe, ndashaka gukurikira intambwe zawe mu buryo ntazi aho zigana.
Muhoza yahindukije igikanu areba Sano wavuganaga ubwuzu ndetse n'amarangamutima menshi cyane. Arongera amufata mu kiganza ubundi aramwenyura amumara impungenge agira ati ntabwo uzicuza kunkurikira. Sano yabaye nk'unyuzwe n'igisubizo ubundi arambura amaboko aramuhobera aramukomeza. Rwema na Mugisha baratangaye nubwo batumvaga ibyo abo bagore barimo bari kuganira, gusa ibimenyetso by'imibiri yabo byo byagaragaza urukundo rwinshi. Inkuru y'uko Sano na Muhoza bashoboraga kuba bakundana bahuje ibitsina yasakaye hose mu bitaro, nuko bamwe batangira kugirira impuhwe abagabo babo. Mugisha yabonye bimurenze abagwa imbere asiga Rwema ahagaze ari kwibaza niba Muhoza arabasha kumusubiza ibibazo byose ari kwibaza. Ubwo Mugisha yarebaga mu ntambwe ze nta nubwo bari bamwitayeho, nubwo we yakandagiraga ameze nk'ushaka guteza umutingito. Yasanze Muhoza ari kubwira Sano ati sinzi uko nabisobanura, gusa ndumva ibindimo babyita urukundo. Mugisha yabaye nk'uwumviranye ntiyihangana niko gusatira Sano wari ugiye gusubiza amagambo meza yari abwiwe na Muhoza. Mugisha amuca mu ijambo ati Sano wasaze, ibi ni ibiki urimo? Imyaka yose bari babanye nibwo yari amubonyeho imyitwarire nk'iyo ngiyo. Sano na Muhoza bamuhanze amaso bombi baramwenyura bakomeza gufatana mu biganza. Mugisha arebye ukuntu bahuje meme zabo aba arabegereye arabatandukanya, afata Sano aramuhagurutsa ubundi ahagarara atunganya Muhoza amubaza kuzongera kwegera umugore we. Rwema wari wabuze icyo gukora yishatsemo akanyabugabo nawe yaje asatira umugore we wari gutotwa amagambo menshi na Mugisha. Rwema yahagaze iruhande rw'umugore we atongana na Mugisha, bose babuza abagore babo kuzongera guhura. Nubwo barimo batongana bari buzuye urujijo. Ubwo Rwema yakururaga akaboko ka Muhoza amusaba ko bagenda, yashakaga ko biherera ubundi agahabwa ubusobanuro. Muhoza yahindukiye avuga ati nishimiye kongera guhura nawe, ubundi bombi baramwenyura. Nuko Rwema atwara umugore we. Sano yahanze amaso Muhoza ku buryo Mugisha yabirebye biramurenga, amurekura akaboko ubundi amuhagarara imbere. Yashakaga ko umugore we amureba ariko yamurengeje imboni akomeza kureba Muhoza kugeza arenze. Mugisha ati Sano wabaye iki? Sano amurebana kumwenyura ati ndanezerewe. Mugisha yarebye umugore we abura ibyo aseka byo gusara, ananirwa gutera intambwe ngo ashingure ikirenge ubundi nawe yicara kuri ako gatebe. Ubwo atangira kubaza akazuba karimo karenga niba koko abasha kumusobanurira. Muhoza yari yicaye ku buriri, Rwema iruhande rwe yari yagerageje gusobanuza umugore we ibyo yabonye ku bitaro, ariko nta busobanuro yamuhaye. Ahubwo Muhoza yamugize umusazi amubwira ko ibyo bintu ari kuvuga atari byo. Yahakanye yirenga, yewe anivuma ko nta hantu na hamwe yahuriye na Sano. Rwema ntabwo yumvaga ikibazo umugore we yagize, maze aca bugufi afata Muhoza mu biganza amusaba ko bombi barebana mu maso. Yarazenze amarira hafi yo gushoka ku mutima we. Yagerageje uko ashoboye kugira ngo yumvishe Muhoza ko yageze ku bitaro ndetse agahura na Sano, ariko bikanga byose bikaba iby'ubusa. Muhoza yakomeje guhakana ko atigeze agera ku bitaro ndetse ko atigeze ahura na Sano. Rwema yananiwe kubyumva biramutungura cyane, ubwo bwoba buramutaha atangira kwibwira ko ari inda yaguye nabi umugore we ku buryo itangiye kumugira umurwayi wo mu mutwe. Muhoza ahubwo yatangiye kugirira umugabo w'impuhwe ababazwa no kubona Rwema ashavuye. Nuko mu ijwi rituje kandi ryongorera Muhoza avugira hafi y'ingoma y'ugutwi kwa Rwema amubaza uti ese koko ibyo uri kuvuga nibyo? Rwema yahindukije igikanu cye amuhanga amaso abura uko amusubiza, nuko amufata ibiganza byombi araterura aramubwira ati humura nturi wenyine, ndi kumwe nawe muri byose. Rwema yamuhishe amaso arangije aramuhobera. Nta kindi yakoze, yaririye ku mugore we ari kubiterwa n'uko atwite. Yakomeje kumwitaho gusa ubwo umugore we yari aryamye ari kuruhuka dore ko yari ananiwe cyane. Rwema yaguye kuri telefoni ubwo azenguruka inshuti ze z'abaganga ababaza niba bishoboka ko umugore utwite ashobora kurwara uburwayi bwo mu mutwe abutewe n'inda.
Benshi baramuhakaniye bamubwira ko ibyo bitabaho, ariko ntiyashyizweho. Yashakishije hose ku mbuga zo kuri murandasi zivuga ku bijyanye no gutwita kw'abagore ndetse n'ibibazo bashobora guhura nabyo, ariko biranga biba iby'ubusa. Yacitse intege abonye bimuyobeye, ubwo ahana gahunda n'umuganga uvura uburwayi bwo mu mutwe. Yumvaga wenda aricyo cyafasha umugore we. Rwema yaje mu cyumba aherekejwe n'urusaku rw'injereri n'impumeko y'agahinda kari kuzuye umutima we, nako kasakaye hose muri izo nzu. Rwema yafashe umwanya yitegereza umugore akunda, ubwo umutima utangira kumucira urubanza. Yibwiraga ko iyo adakundana n'umugore we bakageraho kubana aba yaramuteye indango, nuko bimuviremo kurwara uburwayi nk'ubwo. Yatangiye gutinya kumwegera, nuko amara umwanya utari mutoya amwitegereza. Ese nakoze amahitamo atari yo? Ese iki ni igihe cyose tumaranye wari uri kumbeshya? Ese ni Sano nakunze cyangwa n'undi? Ibyo byose ni ibibazo Mugisha yarimo yibaza ashakira ibisubizo ku mugore we Sano. Ubwo bwari bwije amasaha yo kuryama yageze. Mugisha yari yamubujije amahoro, ntiyari kumwemerera kugoheka habe na gatoya atarahabwa ibisubizo. Icyaremereraga umutima we ni ukuntu Sano yari ari kwigira nyoni nyinshi nk'aho atazi ibyabaye. Mugisha yarasakuje ati, nkora iki kugira ngo wemere ko wageze ku bitaro ugahura na Muhoza, ubundi mwembi mukitwara nk'abantu bakundana? Agabanya ijwi arimyoza ati, nabaye nk'umusazi ubwo abantu bose bavugaga ko we na Muhoza mukundana kandi mwembi muri igitsina gore. Ikimwaro cyose yari yagize, ukuntu yiyumvishije ubwo yumvaga iryo jambo nk'iryo. Sano we yari ari kumureba amagambo yashize ivuga. Yabuze ijambo ryiza ry'ikinyarwanda ngo amusobanurire ko ibyo bari kuvuga atari byo. Sano yarahagurutse, ubundi amusatira amufata mu biganza atuje cyane ati, ni wowe nkunda, nta wundi nkunda gusumbya uko ngukunda. Yateretse amaso Mugisha yitsa imitima aramwenyura ati, niba ntasaze ni wowe wasaze. Sano yazamuye amaboko ye buhoro buhoro amufata mu matama ati, njyewe nawe turi bazima. Sano yari ameze nk'umuntu utumva impamvu Mugisha ari kumubeshya. Mugisha yaramwiyegereje nuko aramuhobera ategereza ko iryo joro rirenga, ubundi nk'umugabo akabona gufata imyanzuro. Bari bananiwe kurya gusa kuko Mugisha yakundaga kuvuga ati, kurya no kunywa ni imirimo yera. Mu byago byose uko byari kuba bingana, keretse ibiryo byabuze nta cyari kubuza Mugisha kurya. Bombi begereye ameza nk'uko byari bisanzwe mu muco wabo. Cyari kizira ko batangira kurya Mugisha atari yatamika ibyo kurya umugore we. Mugisha yabikoze nk'uko bisanzwe, abikorana amarangamutima menshi. Muhoza nawe arabimwishyura arenzaho ati, uryoherwe mugabo nkunda. Undi aramwikiriza ati, uryoherwe mugore nkunda. Babiriye ikiganiro cyabereye ku bitaro bagihungira kuri, ubundi bombi bajya kuryama. Mugisha wari wavuze menshi yari yikoreye umutwaro w'ibitekerezo byinshi yabuze aho yabicyura. Yaguye ku mutumba ugagwa agacuho. Urusaku rw'injereri rwari rwose. Muhoza yari asinziriye. Buhoro buhoro umwana atangira gutera imigeri mu nda ye, arangije arakanguka. Umuyaga wahushye ijoro rimusangiza urukumbuzi rwinshi. Yongera gutekereza kuri Sano, ubwo yibutse ko bahanye nimero za telefoni ubwo bombi bari bicaye ku ntebe yo kwa muganga. Muhoza yarabyutse ajya gushaka agakapu kiwe akuramo telefone ashakisha nimero. Abonye izina yari yanditseho aramwenyura. Izo nimero zari zanditseho ati, umukunzi wanjye. Yagiye kwicara mu ntebe atuje cyane, ntiyitaye ku gicuku cyari gihari cyangwa ngo urusaku rw'injereri rumutera ubwoba. Yahamagaye telefone ntiyaciyemo inshuro zirenze ebyiri. Byaramutunguye, yasanze Sano yari ategereje guhamagarwa nawe. Ubwuzu bwuzuye ku maso yabo bombi, amajwi ahinduka ayo gukeba iryo joro. Ubundi baraganira amagambo meza anyuze imitima niyo basangizanyije muri iryo joro. Ntawamenya uko ubwonko bwa Muhoza bwikojeje hirya bwikoza hino buti, ese nakubonaho? Yaruhijwe no kuvuga iryo jambo gusa. Sano yari yemeye kare, si we wari kubona bongeye guhura. Muhoza yambaye agakoti kamurinda imbeho, ubundi asohoka nta rwandiko asize, yewe nta kintu na kimwe kiranga ko agiye.
Telefone ye ntiyigeze iva ku gutwi. Sano yari afite ubwoba bwo kugenda nijoro, nuko Muhoza amumara impungenge amubwira ati reba mu kirere, izo nyenyeri uri kubona ntazitumye ngo zikumurikire. Uko kwezi niko kuraguherekeza, naho uwo mwijima uraza kuba ingabo yo gukingira imbeho. Ntutinye kuko nzahora mpari kugira ngo nkurwanirire. Sano yanyuzwe n'ayo magambo, isoni ziramwica abura icyo avuga, ubundi gusa akomeza urugendo. Bari bahanye gahunda y'aho bagomba guhurira. Mu gicuku nk'icyo abantu benshi bari baryamye, usibye abantu bakeya bari bagiye kwishimira muri iryo joro. Muhoza yageze aho bagomba guhurira, atangira gukebaguza amubaza ati ugeze he ko nakubona? Undi nawe tegereza ndaje, ndi kwihuta, urukumbuzi nkukumbuye nirwo ruri kuntwara. Baganira nk'aho bamaze igihe kirekire batabonana. Muhoza yatangiye kumvira intambwe za Sano akiri kure. Umutima we utangira kunezerwa, yamwumvishaga amatwi y'umutima ndetse n'ay'umubiri. Umwana wari mu nda yatangiye gutera imigeri. Muhoza yageze aho bagomba guhurira, atangira gukebaguza amubaza ati ugeze hehe ko ntakubona? Undi ati tegereza ndaje, ndi kwihuta, urukumbuzi nkukumbuye nirwo ruri kuntwara. Baganiraga nk'aho bamaze igihe kirekire batabonana. Muhoza yatangiye kumvira intambwe za Sano akiri kure. Umutima utangira kunezerwa, yamwumvishaga amatwi y'umutima ndetse n'ay'umubiri. Umwana wari mu nda yatangiye gutera imigeri. Muhoza nawe amanura akaboko ke akora ku nda asaba Sano kwihuta. Yasoje kuvuga ijambo rya nyuma, Sano yageze inyuma ye amubwira ati nari ngukumbuye. Muhoza yabaye nk'ubonetse. Sano amera nk'ubutaka bwo mu butayu bubonye amazi. Barambuye ibiganza barahoberana, ibishashi by'urukundo rwari hagati yabo byongera urumuri rw'inyenyeri ndetse n'ukwezi. Byose biramurika cyane. Abageze hanze muri ako kanya bagize ngo n'izuba ryongeye kuva. Baciye bugufi ubundi baricara. Sano ntiyari yaje imbokoboko, yari yitwaje amata y'inshyushyu. Muhoza akiyabona yamubwiye ko atajya anywa amata kuko ngo yamumerera nabi. Sano agira agahinda, nuko mukwanga kumubabaza Muhoza ati gusa ubwo ari wowe uyampaye ndaza kuyanywa. Muhoza yabaye nk'ukozwe n'isoni, areba ukuntu amaso ya Sano yari ari kwirirana mu ijoro ryose. Mu ijwi ryoroshye ati umbabarire kuba nta kintu nakuzaniye. Sano aramwenyura amukora ku mutima ati umutima wawe urahagije. Bombi bakoreye kundi icyarimwe kuko abana bari bongeye gutera imigeri. Sano na Muhoza baramwenyura bahuza ibiganza bakomeza kwiganirira. Bari bameze nk'abari mu isi ya babiri gusa, kure y'abandi bantu ndetse n'urusaku rw'injereri. Bishimiye kureba ukuntu inyenyeri zagaragiye ukwezi. Nuko Muhoza areba Sano aramubwira ati nunguma iruhande nanjye nawe tuzaba inyenyeri zimurikira abakundana bose. Muhoza yanyuzwe n'ayo magambo, ubundi aramufata akomeza ikiganza cyiwe. Barahindukira barebana mu maso bakomeza gutoza. Bari bumvikanye ko abo bombi bagiye guhura bagasuhuzanya iminota mikeya ubundi bagataha. Ariko byaranze, ibyari iminota byabaye amasaha. Imbeho nayo igera ku mubiri wa Sano wari waje atambaye ikote. Muhoza yikuye agakoti arangije arakamwambika. Undi ati urakoze cyane. Muhoza ati sinabona wicwa n'imbeho. Sano ati wowe nturicwa nayo? Muhoza yongeye kumureba mu maso aramubwira ati imirasire irava mu mboni z'amaso yawe iraza kumara imbeho. Sano yakiriye neza ayo magambo, ubundi ashyira umutwe ku rutugu rwa Muhoza. Yabaye nk'ushaka gusinzira, nuko Muhoza amukoraho amusaba ko bataha. Sano ntiyari ashaka kuva iruhande rwe ndetse na Muhoza nawe byari uko, ariko rimwe na rimwe ibihe ntibijya mu ruhande rw'ibyo dushaka. Muhoza yafashe Sano mu kaboko amuherekeza umwanya mutoya, ubundi bombi bifurizanya ijoro ryiza. Ubwo barimo babwirana amagambo yo gusezeranaho, abana bongeye gutera imigeri mu nda, ndetse abo babyeyi bombi bakora kundi icyarimwe. Bafatanye ibiganza kurekurana biba ihurizo rikomeye. Bombi bababajwe no gutandukana kwabo.
Ubwo Sano yari agiye kwikura ikoti ngo arisubize Muhoza yaramubujije agira ati oya, sinakwemera ko wicwa n'imbeho, njye meze neza. Sano yitegereje agakoti ati ni keza. Muhoza aba aritanguranyijwe ati ntabwo nguhaye ndarwutije. Bombi bamwenyuriye icyarimwe. Ku yindi nshuro nanone abana bari mu nda zabo bongeye gutera imigeri, bongeye guhoberana. Muhoza ahatira Sano gutera intambwe ngo amusige nubwo nawe atarabishaka. Sano yamuteye umugongo, gusa buri ntambwe yateye yarahindukiraga akabona Muhoza aracyahagaze amureba. Yumvaga amaso ya Muhoza ariyo yari bumurikire muri iryo joro. Banyuzagamo bakazamura akaboko mu kirere bagapeperana. Muhoza yatangiye gutera intambwe buke buke asubira inyuma, gusa amaso ye ntiyavaga kuri Sano. Agakoti karekare yari yamutije karimo karenga mu mwijima w'umukara, gusa amaso yuzuye urukundo yarengaga ubwo umwijima agakomeza kumubona. Ijoro rigira ibyaryo kandi ribamo byinshi. Abarigenda nabo bagenda ukwabo, gusa iyo ijoro ryahuye n'umuvinyu, urwarwa rukisobanura, ubuzima buba bwabaye ubusizi. Aha harimo byinshi. Muhoza wari warangaye. Sano yateye intambwe imwe ahurirana n'umushoferi wari utwaye yasinze, ubundi impanuka ibubwo. Sano yari yarenze, yagiye yishimye afite akamwenyu ku mutima we. Yashinguye ikirenge ateye intambwe aba arikanze, yatunguwe no kubona ari hanze yambaye ikote. Yazengurukije amaso ye, ababonye ijoro ry'icuraburindi gusa. Yisatse asanga afashe telefone ye, yihutiye guhamagara umugabo we. Mugisha wari watwaye n'agatotsi yatunguwe no kubona telefone y'isona ahamagaye n'umugore we. Mugisha yakebutse iruhande rwe abona umugore we nawe uhari. Yaramwenyuye, ntabwo yumvaga uburyo umugore we yaba ari kumuhamagara kandi bombi bari kumwe mu nzu. N'ubwuzu bwinshi yafashe nk'umuntu ukunzwe, yitabana akajwi keza cyane. N'ahandi hantu yatekereje ko umugore we ari, yatekereje ko ari nko muri doshe, gusa we yatunguwe no kumva umugore we ari kuvuga yataye umutwe, ari kumusaba ko yajya kumureba kuko atarazi neza ahantu ari. Mugisha yakubiswe n'inkuba asa nk'utari gusobanukirwa. Yabyutse vuba vuba yambara atarwiyambitse, ubundi inzira isobanukirwa uburemere bw'ibirenge bye. Ubundi Mugisha mu muhanda umuyaga utabasha kumusobanurira n'ikimodoka yari iri kugeza Muhoza kwa muganga, kuko wari wamugonze ntiyamusize ku muhanda. Yagize umutima mwiza aba ari nawe umutwara kwa muganga.